inkuru yawe numvishe inkuru ariko numva iratangaje ku gitsina gore ku mukobwa cyose ku mugore ndibaza ese ibi bintu bibaho cyangwa se hari ukuntu umuntu avuga histoire ukumva ni ibintu bitangaje cyane ari niyo mpamvu nifuje ko twaganira tubwire neza inkuru numvise niba ari ukuri wa mugari cyangwa se niba ari yo muri filime yego ntabwo ari inkuru yo muri cinema yego it's a reality things ni ibintu byabayeho ni inkuru ebyiri so far nakururaga benshi I knew I really knew that yego kuko iyo twabaga twasohotse most of time to take away the youth nabaga ndi kumwe n'umusecurity kugira ngo batagutwara no batantwara no sikuvuga ngo batagutwara ko iriya muri kiriya gihugu nayizo natangiye gukorana na Teta Sandra tukorana igihe kitari gito rwose bakageza ku kazi tutangira guhostingana aho ngaho ku kazi dukora twakoze ikigani entuza night imwe live band ariko muri silent disco twahostinze Irene Tare na Bebe Cool igihe kitari kinini ariko nabwo bikari akazi ngaruka hahandi nyuma y'amezi 2 ndi Juba my girlfriend visit me yaraje kundeba turanagarukana tuzana na hano mu Rwanda serious gabonaga ari nk'ibiki bari gutegura they used to ask me threesome havuga urumva umwe yari umuzungu undi no mwirabura numwe mu bwoko bw'iyo ngiyo my girlfriend yose na yari ahari ariko aryamye yari afite imbwa nkunda cyane twakundanaga cyane turagenda twicara muri balcony n'imbwa ye after them my girlfriend comes over watubwiye ko bagusabye ubwo warabatabize ibyo babinsabaga mu minsi before even uko bateguye imbere yuko bategura iyo event none se nta ibintu ntari kumva ni girlfriend wawe mumaze imyaka 2 kuki wabonaga yifuza ko abasambanya bombi kandi agukunda nawe mukunda kandi tuzi ko umukobwa cyangwa umugore biragoye ko yakifuza gusangira umusore n'umugabo cyangwa se umugabo n'undi mukobwa ikintu naje kumenya Gasaro TV ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho murereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka twakiriye umusore wabona ari garçon père wa mugani wa June yaraza ko twibwira mu buryo burambuye tujye kuganira ndetse inkuru ye iratangaje ariko irimo n'amasomo ku rubyiruko siko bimeze niko bimeze ndakeka oya nagukeka niko bimeze tugwaye ikaze utubwire amazina yawe tujye kuganira nande kujye tuganire tuziranye nitwa amazina Amazare nitwa Hatiyekimana Jean Clement yego ariko nkaba mfite surnames kuva ku nshuti zanjye ku bikorwa nkora yo ni menshi cyane agiye atandukanye cyane aratandukanye nk'ubu hari aho ushobora kunyura gutya nk'umuntu wumva nyine mpamagaye izina ritandukanye n'iryo nzi ryanjye ubwo nyine mba nzi kwanzi mba nzi aho anzi n'uburyo anzimo yego ayo mazina wayatubwira nimba nta banga ririmo cyangwa nimba nta kibazo mbere yo kutwinjira mu nkuru yawe nta kintu bitwaye yego tama surnames mfite hari ayo nkoresha muri cinema nyarwanda amana movie actor harimo iryo nabanje gukoresha bwa mbere ni Paul narikoresheje muri filme mu Mpanga series and then nkomeza n'izindi mu isi dutuye nkoreshamo Serge kuko akenshi bagoheza izina according ya character ugiye gukina yego usanga producer cyangwa director yanditse ibyo yanditse akagufigira mu byo ashaka yego nkaba nkoresha Gin Juice ni izina nkunda cyane nanahawe ahanini n'umuntu ndibuze ngiye kuganiraho wenda mu kanya gatoya yego and then hari igindi ngira niswe kera na bamwe mu bashuti banje umuntu wese unzi before 15 years back
niryo zina ndahamya neza ko no muri telefone zabo niryo zina risevinzemo Yego. mento. Mento bisobanurira urutare cyangwa ikintu kiri strong. Yego. Yeah. Uyu munsi ukaba uri gukina muri filime yitwa ndi muri company bita Cinema Zacu. Mm. Ni company nini, ni company dukoramo cinema, kwigisha, gukina, directing, niyo ndimo so far right now, ariko hari n'izindi project ndimo gukoramo zitandukanye, ariko so far niho ndi ubu ngubu. Yeah. Banajye kuri channel yanyu babashyigikire ntacyo bitwaye. Gasaro n'abavandimwe bajyeho banyarukireho, baraza kubona link munsi y'iki kiganiro baze kubasura ntacyo bitwaye. Karibu cyane. Murakoze cyane. Hanyuma twikomereze rero inkuru yawe. Numvishe inkuru ariko numva iratangaje ku gitsina gore, ku mukobwa cyose ku mugore. Ndibaza ese ibi bintu bibaho cyangwa se hari ukuntu umuntu avuga histoire ukumva ni ibintu bitangaje cyane, ari niyo mpamvu nifuje ko twaganira. Okay. Tubwire neza inkuru numvise niba ari ukuri wa mugari cyangwa se niba ari yo muri filime. Yego. Okay, ntabwo ari inkuru yo muri cinema. Yego. It's a reality things, ni ibintu byabayeho. Ni inkuru ebyiri so far. Inkuru yenda ndibuhereho ni inkuru nari mfite girlfriend, that was 2016 to 2018. Imyaka ibiri. Yego. So muri iyo period nakoreraga hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nakoraga mu ma club atandukanye, mu ma hotels atandukanye. And then niba atari bangani he nari ndi muri Uganda, no muri Abu Dhabi. Yego. Ariko it was sisters company. Ibyari biri hariya boss akaba yagushyira hashaka coding yuko abona ubushobozi bwawe cyangwa abona nicyo wamuha. Yego. Yeah, so nari general supervisor, twari dufite n'abandi bayobozi batandukanye, twari dufite manager batatu muri company. Harimo umudage umwe, harimo umuhindi umwe n'umupakistani ariko uvanze n'umuhindi. Yeah. Then mu abanyarwanda ninjye wari urimo n'undi umwe wari assistant supervisor wanjye bamwitaga John, n'undi uwo muri mu bwoko bwo muri Uganda bamwitaga Carlos. So we are 3 supervisors and then 3 managers. I had a girlfriend. Icyo gihe twarakundanaga pe. Very good love. Noneho akaba noneho ikintu cyabaye cyamfasheho cyane kuruta nuko yari friend wa manager wanjye. Bari inshuti n'uwo mudage kazi cyane pe, inshuti zakadasohoka kuko bari barakoranyeho some time back, ariko icyo gihe ntago nari ndiyo, ntago nari mbizi, I didn't know their back status. Inyuma ntangira gukorera aho ngaho, mpajyanwa na nyiri company no muhinde aba London. Antwara kuhakorera, arampresenta through interview, I passed well. Ntangira kuhakorera nsinya contrat y'amezi 6. Bashaka ko nsinya umwaka, ariko kubitewe n'ukuntu niyumvaga birangira nsinya amezi 6. Yego. I start to work. Nyuma y'amezi 3 nari supervisor, then bahita bangira general supervisor after 3 months. Ndi umuntu rero ukunda guhanga udushya cyane. Yego. Ni byo bintu my internal families banziho cyangwa inshuti zanjye wenda turi muri generation imwe banziho cyane. Mu icyo gihe hari ibyo na creatinze twabitaga juice made, like ugakoresha fresh juice, imbuto zisanzwe, noneho ukawutibete Monday we use passion, Tuesday we use pineapple, and then Wednesday we go for watermelon. And then ibyo byose bikaba biri ari byo uteguye gusavinga abakiriya nka extra bonus. Inyuma haza inzoga bita Silok, n'ubwa mbere yari bari batangiye kuyamamaza muri icyo gihugu. Nari natangiye ibintu bya mixology,
ndavuga why can't I use fresh juice ko abandi bakoreshaga bottle ziriya ziri muri packet ziba zifunze. Ndangije ndavuga let me use fresh one gukora cocktail. Yego. Ndabigerageza for the first time, ntago nk'inzoga ariko ndahamya nuko neza ko ndi umwe mu ba mixology bashobora gukorera ikintu uyu munsi nejo bundi kikaza ari cya kindi. Ariko simbifata nk'akazi sofa. Ndangije nkora fresh juice, ndazibrandinga, nzishyira handa ndadisplayinga, nshyiraho izo nzoga zose Silok. Niko niyo yari night yazo, nta n'indi nzoga twakoresheje. I made a good ones, ngira crowd kuko twari dufite ameza 3, hari aba mixology batandukanye ariko bagenda basimbura nka kuriya bya silent disco, umwe avaho ndakajyaho. So table yanjye kubera event yarabereye ku kazi yo yagumyeho, ntago bagiye dukora switch. I passed well, ndaperforminga neza cyane. Silok into fresh juice iba nziza, iranywebwa, igira coupons zanjye nizo zari nyinshi muri tubara nyuma. Then iryo joro manager wacu niwe wari wabaye na MC wo Mudage, ko hari abantu benshi cyane batandukanye, ingeri zitandukanye, abanyamahanga iki. Then muri to announce watsinze ahita nyita Gin Juice. Jean ni Gin iyo wabishyize mu rurimi rw'icyongereza, so no kubisoma niko babisoma. Yego. So anyita gutyo. And then before that nakundaga kumwita German Juice kuko yavaga mu Budage. So nkakunda kubimuhamagara gutyo, and then saving muri telefone niko nashyizemo German Juice. Noneho nawe to announce my name aravuga Gin Juice as won. Bimbera byiza, abatera nkunga bose baraza baramferesta, nsindira amafaranga atari makeya, yagize n'icyo mfasha. Yego. Ko ndibuka ko nayishyuyemo flight yanjye numva bwari nk'ubwa kabiri nishyuriye tike y'indege I myself, njya ahantu nashakaga kujya kuko nari mafite mu biroto. Yego. From that day natangiye kuba in touch na manager wanjye. Yaba ari buze ukaza kereweho, nkaba ndi in charge ku kazi in case ko akenshi twakoraraga shift zimwe. Niba twakoze ku manywa it's a day, ariko ubwo yarebaga iminsi turi busy, niyo minsi twagomba kuba tutari bubure ku kazi. Because of my hard working as well. Niyo mpamvu rero twakundaga gukora turi twarakombinega. Combination yacu wabonaga ari sawa cyane, abakiriya bakaba bahari. Byageze noneho nkuriyetinga de umunsi uhoraho wo kumanywa, hahandi ladies ko twari duturanye n'amabanki within, hari amabanki ibigo, hari ikigo cya leta still nanone immigration yo muri Uganda yari within. Tukagira evening like ladies like from 4 p.m. to 8 mbashiraho night ya cocktail and they start coming. Twagize sales zivuye mu leka mvuge mu badamu nyinshi mu gihe cy'amezi make cyane. Noneho dutangira tuba inshuti cyane, aho kuntuma bakahantuma, aho kujya nkahajya bitewe nawe ko yari ya believinze muri je. Noneho nyuma yaho wenda binakomera cyane nuko yaraziranye na girlfriend wanjye. Binakomeye cyane, ariko nge ntago nari mbizi. Akanabinkundira ko mukunda mwubaha, kuko urumva ahantu nakoraga n'ibyo nakoraga, uburyo nasaga, mbese uburyo nari nteye, nakururaga benshi. I knew. I really knew that. Yego. Kuko iyo twabaga twasohotse most of time to take away the youth, nabaga ndi kumwe n'umusecurity kugira ngo batagutwara. No batantwara, no sikuvuga ngo batagutwara ko iriya muri kiriya gihugu habayo
guhohoterana cyangwa kuba umuntu yagira uburyo wenda abangamira undi. Ushobora nawe kuba uri umuntu usanzwe gutyo kumva gushaka umutekano wawe aho ugiye ukaba wavuga ati reka nshake bodyguard bitewe naho mugiye naho musohokeye ko nkunda gusohoka cyane. Nkavuga ati okay, I'm with my girlfriend, ndabwira umwe mu ba bouncers bo ku kazi n'ubundi yaratashye turasoje akazi, let's go together, ukagira y'umugenera nyine no. Byakunze kumbaho kenshi kubera none mbi n'inshuti y'abaririmbyi cyane bo mu kiriya gihugu benshi. Wenda reka mvuge nka batanu bakomeye, they are my friends even now. Ko nagiye mbafasha kubashakira aba vaccines, kubafasha kunononsora. Ahantu nageze kuri level runaka nanjye numva it's not me, through my age ndinde wo kwicarana na kanaka, ndinde wo kuba na receiving a call y'umuririmbyi uyu n'uyu. Abantu nakuze numva ari nk'inzozi kubabona. So far right now I'm with them, tukicara ku meza tukaganira, akakubaza kubwira akakugisha inama. I was like it's all God made. Bimfasha mu kazi n'ubundi kuko urumva nabaga ndi kumwe nabo uyu munsi, ejo nkabatumira ku kazi, ntangira gukora ibintu bya hosting ariko aho nakoreraga. Nahizo natangiye gukorana na Teta Sandra, tukorana igihe kitari gito rwose, bakageza ku kazi tutangira guhostingana aho ngaho ku kazi. Twakoze ikigani entuza night imwe, live band ariko muri silent disco. Twahostinze Irene Tare na Bebe Cool. We hosted them. Nibo bantu nzi mu cya gihugu bazi ikintu bita live band, bazi umuziki kabisa. So twarabahostinze, baradukorera, night igenda neza. Na ntuza na Cindy, second time we hosted Cindy, mbona ko ibintu bishoboka. I pushed. So rero nyuma yaho nza kuhavaho gatoya, ndagenda njya Juba, mara igihe kitari kinini ariko nabwo bikari akazi. Ngaruka hahandi nyuma y'amezi 2 ndi Juba. My girlfriend visit me, yaraje kundeba, turanagarukana, tuzanana hano mu Rwanda. Ngiye muri live, igihe nafashe live namuzanye kumwereka u Rwanda uko rumeze. Papa yari former minister mu gihugu cya Uganda. Nyuma tuzana hano mu Rwanda, dusura u Rwanda, tujya Musanze, then we went back to Uganda. Nyuma ava mu kazi ke yakoraga muri banki imwe, akavamo atangira kwikorera shop boutique. Yagiye arahaha, tukora boutique nini cyane. So navaga kukaza kenshi nkahajya, even my manager. Birangira ku kazi nsinye contrat noneho igihe kirekire cy'imyaka 2. Mu masezerano nasinye harimo no ko ngomba kugira private car itari yakazi. So icyo gihe rero mfata n'inshingano zo kujya droppinga manager wanjye, mva nta kintu bintwaye. So inshuro nyinshi tukinyurira kwa girlfriend wanjye, tukigumiraho tugaciringirayo, if is to eat dinner tukayirira hariya cyangwa gafunga tukagenda, something like that. So 2 of them hari ibyo bateguye. Babitegura inshuro itari imwe, inshuro itari ya kabiri, and they used to say so, ariko nkabifata nk'ibintu biraho bisanzwe. I was like, it's okay, one day one time it will happen. But naba mbavuye iruhande nkibaza, why is those people serious? Wabonaga ari nk'ibiki bari gutegura? Okay, they used to ask me threesome. Havuga urumva umwe yari umuzungu, undi ni umwirabura, ni umwe mu bwoko bw'iyo ngiyo. Nkavuga no,
I cannot do that shit. Noneho nyuma hari anniversary y'umwana uwo mudage. Yari afite Manager n'urugo. wanjye yari afite no. She was very single ariko yari afite umwana w'umuhungu. The child yari afite imyaka 7. Yari yamuzanye no muri holiday. So BDA iba like today and then tomorrow nibwo bayikoze party. Muri iyo party nari nakoze nagomba kubona umwanya wo kuva mu kazi mu gihe my friends abari bakoze ku manywa bajyayo bararya baranywa. Nyuma yaho nibwo navuye mu kazi nka saa 7 z'ijoro ndabajoyininga. Ngezeyo nasanze bamwe bananiwe umva banyweye bamwe batashye abandi baracyahari. Ngumaho my girlfriend yose nayo yarahari ariko aryamye. Yari afite imbwa nkunda cyane twakundanaga cyane. Turagenda twicara muri balcony n'imbwa ye. After then my girlfriend comes over turaganira banzanira ibyo kurya ndarya salad nkunda salade cyane. Kuki utamubajije icyamuteye kuba we n'uwo mudamu bategura ibyo? Ibyo nabimubajije nyuma. Nabimubajije nyuma ho iminsi 2 kuko I escape kuva aho hantu nahavuye nkucika. Ariko naguri kutubwira inkuru neza. Watubwiye ko bagusabye ubwo arabatabize ibyo babinsabaga mu minsi before even uko bateguye imbere yuko bategura iyo event. None se nta ibintu ntari kumva. Ni girlfriend wawe mumaze imyaka 2. Kuki wabonaga yifuza ko abasambanya bombi kandi agukunda nawe mukunda kandi tuzi ko umukobwa cyangwa umugore biragoye ko yakifuza gusangira umusore n'umugabo cyangwa se umugabo n'undi mukobwa. Ikintu naje kumenya wenda nari kubikomozaho. Ikintu naje kumenya bara lesbian. 2 of them bari bafite touch yabo before nk'imyaka ingahe ko bari barakoranyeho nk'imyaka 3 4 before I get to know them. Urumva bari inshuti cyane. We mugakundana uzi yuko ari umukunzi uri boyfriend we yari yarabivuyemo. Gera kubwije ko ari muri lesbian? No, I didn't know. So I get to know after. Kuko urumva bajyaga babinsabaho nkabibona nyine nk'ibintu bisanzwe biraho and I take it easy nkakomeza akazi kanje. Uwo munsi noneho rero wari umunsi wabo noneho babiteguye 100% ko bavuga ati this is our night, we have to enjoy gin. Sinywa inzoga sinywa itabi. So hari ukuntu babigenje bakora arabakinga akora cake ashyiramo weed. Yes. Ariko ntago nari mbizi. Wobwe n'iki kari weed kandi sitayizi? I get to know, she told me. Yes. Kuko yumva yabonye ko byose nabimenye mbereka ko I'm dull. Ntago ndi kumwe nabo. Then my girlfriend put me aside. She explained to me what was the plan. So in all, maze kurya salads and then juice as well. Nsubira muri saro turicara turaganira. One was left and then another one on right side. Imvura iragwa. Imvura mu kugwa igwa bamwe mu bo twari turi kumwe bari muri next room. Twebwe twari twicaye muri dining side. They start touching me. 2 of them. I was like, no. Guys, please. This is not me. And this is the last time ibi bintu ngirageje kubibabwira. May you mind yourself and then you too also mind yourself. Ntago ndi uwo muri munatekereza so far right now. Inyungu kuri bo yari yihe rero kugira ngo bose muryamane? Inyungu maybe either my potential, I don't know. How I treat ladies. I'm good in that. I myself. I do believe myself. And
abanzi wenda nibo baba bafite byinshi ko burya ntakundwa na bose, but some of them wabumva. And through my family, some of my cousins, they must say nitutabona umuhungu uri nka kanaka bizagorana gushaka cyangwa kubaka. That way I treat them, that way I give them time. Then especially noneho nubahe igitsina gore kurenza ibindi byose bibaho kwisi, ko nzi ko umugore niwe dukomokaho twese aho tuva ku isi. Twabyawe nabo, ni bashiki banyu, ni bashiki bacu, ni ba mama, so I do respect them more than ijambo mama, much respect. And then I do respect single mothers, babandi bose bita ku bana babo, bita ku muryango wabo, whatever afite cyangwa adafite, but uwo wese ufata inshingano, authority, akavuga ati I have to fight, ngomba gupambana ku rubyaro rwanjye, ngomba kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka, I do salute them. So uwo munsi nibwo nababwiye warabyaye narabyara, mwampa space, either you go or I go myself. bo bakagenda cyangwa ukagenda. Ndabona ngiye kujya mbasemurira. Okay. Impamvu nuko dukurikirwa n'abarundi benshi bari mu bihugu bitandukanye, kandi abarundi bamwe na bamwe ntago ari bose ntago bavuga icyo bumva icyongereza, ndakeka si byo se. Bazi ni box uriya tubigenza. Oya ubwo uri kubavuna ubwonko, akongereza nawe urakavuga, ariko nawe bashyiremo n'imiyaga ikinyarwanda byibuze, si byo se. Ngeraho nyine ndahaguruka mva kuri urigendera wowe intebe. Yes, ndahaguruka ndagenda nicara kuri balcon. Nkuko nakubwiye yarafite imbwa nakundaga cyane, twari inshuti, uko yambonaga yazaga hondi, rero kumenyereye kwigumanira aho ngaho. N'imvura yaraguye yari irimo iragwa, nkuko nabikubwiye hari hakonjemo, iraza iryama mu maguru yanjye, ishyira uko ahantu nicaye ku hari ibitebe bimeze nk'amapine bakora mu mapine, cya giciye bugufi cyane kimeze nk'agasonga bugari. Nyicaraho no ndambura amaguru, iraryama mu maguru, ishyira umutwe ku maguru. Twigumira aho ngaho, ntabwo nashaka kuyidisturbing. N'uwamamaraga kuri telefone, actually they start batangiye kumpamagara, ntabwo nayifataga kugira ntayideranja. Nyuma yaho umwaraza, umva isoni zabishe mu ruhande rumwe cyangwa urundi, aho yaziye imbwa iramwikanga irashiduka. Mpita mbona uburyo bwo kuba nahamagara Uber ni nka move, iriya uzagiraje mbere cyane rwose, ni nka move. And then nangira kubaratinga, barangira hondi mu gihe gito cyane bangezeho. Ndangije ndasohoka ndagenda ndataha iwanjye. Mu gutaha iwanjye umunsi ukurikiyeho manager ntago yakoze, mba yarakiwe sinzi okay impamvu cyatakoze, ariko ubundi akenshi iyo atakoraga yarambwiraga. Ndaza nkerewe cyangwa sindi bukore full time cyangwa ndakora half day, nkamwumva nkahagarara mu mwanya we 100%. Yego. Nyuma yaho nibwo uwo munsi ukurikiyeho ntigeze ambwira ko atari buze, ntegeza ko ari buze. Hari n'urufunguzo ibyo bashaka nyine mwagiranye ibibazo, hari n'urufunguzo ntari mfite kandi nari nkeneye. Ntuma umumotari wo ku kazi, twagiraga abamotari ba deliveryinga byo kurya, so umwe ndamutuma ajyayo, baravugana aramubwira ngo ari buze. Yego. Umunsi wose ntigeraza, ndatuza mbifata nk'ibintu byoroshye. Amasaha yanjye ya shift arangiye, ndataha. Mu gutaha ariko mbere yuko ibyo byose biba, twari dufitanye appointment na musaza wa girlfriend wanjye. Yabaga muri South Africa, yari yaraje mu kiruhuko. Ntago nagombaga kubyica kubw'ibyaraye bibaye. Nabifashe nk'ibintu byoroshye,
ndangije njya mu rugo I refresh myself ndamuhamagara turahura. Nta modoka nari mfite iyo minsi, noneho araza aramfata, we n'umukozi wabo, umushoferi wabo, araza aramfata tujyana kuri hoteli tumitinga brother we, arananirwa, bamusaba ko aryama, brother aramusaba ko haryama, undi arafite oya, wumva yari agifite n'isono ukuntu. Arataha, nsigarana na brother we turaganira, ariko iminota nk'icumi ku 15 yaramuhamagaraga, maybe wenda kugira ngo yatekereza ko tushobora kuba twabiganiriyeho, ariko uwo ntabwo ari iki. Icyo nabonye nyine ubwo mba nakibonye. Uwo kikwiye kubwirwa cyangwa ukwiye kucyumva agomba kucyumva. Ngewe umuntu namuvuga, urugero nshobora kukuvuga wowe, nkakuvuga ku muntu mpamya neza 100% ko atakuzi cyangwa nta hantu azahurira nawe. Ariko umuntu nzi ngo uyu muntu muri buhure, muri bubonane, that is not my business. Biba birangiriye aho nyine. Ibyo mbonye mba nabibonye, that's it. Ngira ikintu kibanga cyane gikomeye. Nshobora kuvuga separations za famille runaka, ariko ku muntu nzi ko atazizi. Ariko ku muntu nzi ko abazi, ubwo nyine ibyo ntago bindeba, ntabwo mbizi. Ya, uwo ni iki. Ibyo byose bituma mutandukana burundu? Ntago twatandukanye burundu, ariko hari ibintu byagabanyutse. Uko twahuraga, communication yasigaye ari yayindi. Niba ari morning breakfast, ndaguhamagara nkubwira ibyo nsanzwe nkubwira. Niba uri izuba ricanye ndabikubwira. Niba ari weho blue band ngiye gusiga ku mugati ndabikubwira. Niba ari wowe sukari nashyize mu cyayi ndabikubwira, that's it. Niba ari lunch, mbere yuko njya bipfa kumfa kuba mbibona imbere yanjye, ndi guhamagara nkubaze se wagiye kuri lunch. My daily routine, affection, narazimuhaga n'ubundi. Nta kintu nigeze mpindura muri communication, ariko meeting time zaragabanyutsemo. Mu kugabanyuka kuzirimita, nazirimise twase tujya muri festival ku kazi. Bihurirana nyine nuko n'ubundi nari muri uwo mwanya utaranejeje, hazamo some break moment zo guhura. Manager we tukuma muri ka kazi n'ubundi nk'ibisanzwe, nta kibazo twari dufitanye. Rero nyuma niko ukabona umubano ukiri wa wundi. Ya ku ruhande rwe nta kintu byari bimubwiye. Nyuma yaho nibwo nafashe umwanya wanjye nkora investigation, ngerageza gushaka amakuru. Bari bameze bate, uyu yari ameze ate before we met. Nza gusanga bari inshuti zakadasohoka. Hahandi umwe yasohokaga mu gihugu agiye mu kiruhuko, undi akamuherekeza kuri airport, kugaruka niwe ugomba kumufata. Nyuma yaho nza gusanga nyine bari bafite uburyo bahuza, bari aba lesbienne. Hanyuma se ukuri umugi rero reka ndugereho, barugushyiriyemo bo basanzwe barunywa, byari bimeze bite? Kuko uko byagenda kose ntago wajya gutega umuntu urumogi kugira ngo abe yagusambanya wowe udasanzwe urukoresha. Yego. We urumva umudamu iwabo ni ibintu bisanzwe. Uwo mudagikazi bo babifata n'umuti, bo niko babyita, biremewe. Iriya mu gihugu cya Uganda rero naho bibayo cyane pe. Hahandi ushobora gusanga no muri boutique ushobora kurusangamo. Ubwo urumva bari bakoreshaga mu byayi, makaru baking mu byo kurya. Gakunda n'umukobwa nk'urumogi ntubu ufite ubwoba ko? I didn't know. Ntabwo nari mbizi, ariko manager nari mbizi ko ibyo ngibyo bikora, kuko sometimes nasangaga some of the DJs twajyaga dukorana bariyo, abashuti be, aba friends be. Ariko noneho umunsi umwe nibwo nigeze kumusura, mpasanga abakobwa babiri. Burya style y'umukobwa ufite umuco, uramureba ukamumenya. Ushaka kumureba, ashaka kuguhisha ibiri imbere ye, ariko wena na gato yubonye gutyo ukavuga ati uyashobora yenda kuba namuhaye amanota.
abakobwa nasanzeyo ukuntu bari bameze with full of pins ku mubiri, mbona nyine bari shabe mbese ubona bari aho baringaniye. Aho nabwo nahavanye indi shusho mvuga ati kwera babayo benshi cyane iriya la gays, lesbians babayo cyane. Nahavuye mvuga ati aba ni bamwe. Ikindi rero kibiriya umuhungu n'umukobwa niba ari gay na lesbian bakunda kugendana. Uyu ni sister, uyu ni brother. Nuko bo ni kubihisha kwabo. Kandi kosanga ni abantu n'ubundi bishoboye bafite stands nziza, umwe ukumva nta kibazo afite. So noneho niho nabashije kushakisha amakuru, inyakura ku mu DJ umwe bamwita Siza, ubu ngo bari muri Amerika, n'uwo bita Epman. Abo nibo bampaye amakuru ya girlfriend ufite. Yego. None abanje kumenya manager wanjye first of all, ariko no banyereka amafoto yabo before nita mbona ahantu bakundaga gusohokera, mbona moment zabo. That very night hari haciyeho nk'iminsi nyuma yuko duhura na brother we, nibwo namuhamagaye ansanga mu rugo, turicara turaganira. Kuri yari off yanjye, turicara turaganira, we cooked. Nkunda guteka, kunda nabizi ndabikunda cyane. Turateka, turarya, dukina amakarita, tureba filme, mushyira muri mood akwiye kubamo. Then zana story after turaganira, namubaza urankunda? Yego. Unkunda bigeze bingana guti? Aranyibwira, arambwira. Noneho ndangije ndamubwira rero ndashaka ube open kuri iki, nkuko uzi every time niba hari icyo nshaka cyangwa hari step nkoze ndabikubwira. Gerageza umbwire impamvu ki mwateguye ibi nibi byagenze gutya na gutya. Arambwira noneho reka nge Jean nkubwire byari plan yacu twembi. Nina yari yabekinze, bakana kabose bari biriwe mu rugo, muri mu kubekinga aravuga ati aka karibuze kugufasha kumva ko turi kumwe. Ndanamubuza ntiyabyumva, ariko nanjye sinamubujije ngo ndeke sinanabikubwiye. Already nayo namaze kugira gute kubyemera. Noneho rero birangira uje turagutegurira, ni yamana yawe usenga, byabaye ngombwa nyine ko tutari buyirye. Maybe twagerageje kugufata cyangwa kugushyira muri mood before. Ndamubwira yego, iyo ubyutse mu gitondo kiragize Uwiteka, Mana undinde intambwe zose z'uno munsi, undinde inzira zose nkatamo. Iyo uri umwizerwa kuri yo ikumva byihuse kandi ikabigweramo umugisha. Noneho rero arangije arambwira ati mbere na mbere ndabanza ngusaba imbabazi. Natekereje kuba nagusangira na Nina, bamwitaga Nina by the way. Nagerageje kuba nagusangira na Nina kuko nge numvaga nta kintu bintwaye. Yego. Ndamubaza yihe mpamvu, kuri namaze kumenya ko babayeho aba lesbian, ariko umukobwa akaba yarabivuye mu kubera akazi ke kari karapfuye. Umwanya wose yawuhaga ibyo ngibyo, yabaye addicted kuri ibyo. Akazi ke kagira ko karapfa, baramuhagarika muri banki imwe, bitangira yongeye gukora mu yindi, kuko papa we yari former minister muri Uganda, uwo bita Professor Nsibambi. And then umva yakoreshaga potential ndazi imbaraga zo kwase n'iki, ugasanga akoza ahantu hazima bikamusupporting, ariko yari umunyabwenge cyane pe. She was very very intelligent. Arangije arambwira ati rero reka nkubwire, ndagukunda pe kandi cyane. Njyewe na Nina
hari bigeze kubaho. Ndamubaza ati kagira inkuru nibiki byabayeho, mwigeze musangira umugabo se? Ati oya. Nuse we nani nibiki byabayeho, umbwira, fungura ubwonko bwawe umbwire. Arangije aranyibwira, mbwira inzira zose banyuzemo, ndabyumva, ndambwira nawe si wowe, reka nkubabarire, ariko wumve ngo narababaye hahandi numvishije niyanze nkanjye, ndeba aho nagushye inzira nakunyujijemo, ibyo nakugerageje kukwigisha cyangwa ubu muntu naguhaye, mbona byose bibaye imfabusa. Ariko aranyumva, nanjye ngerageza ndamwumva, ndatuza, ndangije ndamudropinga, mutwara mu nshuti ze. Yagomba kujya muri bridal shower, I think, yagomba kujya muri bridal shower, ndamudropinga, nsaba ko nza no kumufata. Hari saa moya z'ijoro, njya kumufata by midnight, mutwara iwabo, nsubira mu rugo, ko mu gitondo agomba kujya mu kazi. Kuva ubwo hajemo ikintu navuga inda nko gutandukana, ariko gutandukana kutarimo gushwana, kutarimo kuvugana nabi, mugira n'inama, muha inzira zikwiye. Arabyumva, aranyumva, mva mu gihugu cya Uganda njya mu Buhinde. Ngeze mu Buhinde nagomba kumarayo amezi 2, birangira mbonye contract nshya intwara mu kandi kazi muri Iceland. Ngaruka mu gihugu cya Uganda kugira ngo ntunganye gahunda zanjye zose, nibwo twinjiraga muri COVID. Yego. Ayo mahirwe apfa gutyo. Mu gihe cya COVID twaravuganaga gake gashoboka, ariko nyuma yaje no kubona umufiance. Wow. Ni wowe waburaniye? Oya, ntago naburaniye, ahubwo namuteye amahirwe. Wamuteye amahirwe? Namuteye amahirwe rwose, aza kubona umufiance, yararongowe, yakoze ubukwe bwiza, naranabutashye. Narabutashye, yaranabyaye, nibyo namwifurizaga, ko nifuzaga ko yabyara. Nyuma ho nk'amezi 3 amaze gukora ubukwe, nibwo yampamagaye, arambwira ati hari ibintu nkumbuye. Iki se? Kagira inkuru ukumbuye iki? Arangije arambwira ati reka Mr. Kanaka abikubwiye. Ubwo ni umugabo we. Umugabo afata telefone, turavugana. Nta makuru yawe ni meza, umeze gute? Ni sawa ndaho. Tuvuga uko ikiganda kizi cyane. Cyane pe. Turabivuga byose. Arangije arambwira ati rero umugore wanyu ushobora kuba waramuroze. Namuroze ntese mugabo w'abandi. Arambwira ati amazi iminsi 3 atarimo kurya, namazi cyangwa aratwite. Ndati niko biri. None urukaba wifuza iki? Ati mbabarira umbwira ukuntu wajya gumutekera ifi. Nicyo kintu yarakumbuye. Ndavuga noneho ni muri weekend waruhutse, ndabyibuka icyo gihe hari umuganda nka saa 4 z'amanywa nibwo bampamagaye. Noneho fata umwanya wawe nkuyobore noneho ukuri bubigenze. Afajya kuri video call, ajya muri frigo, arafungura frigo, ndebe birimo, namubwira okay, niba ifi ntayirimo ugomba kwigura. Ati nayitumye. Niza noneho ubishyire kuri mu gikoni, umbwira ibyo, nkubwira ukuri bubigenze. Ubanze iki, ukurikizeho iki, kandi araza kuryoherwa. Yego. In end byarangiye umudamu wariye yitwaga Elon, ararya aranezerwa. Ahanini nicyo ngicyo yarakumbuye, kurya kubyo natetse. Ariko nubwo ntabitetse, ariko nagerageje gufasha umugabo we. Aramutekera, umugabo wajya aca inyuma sometime, turaganira nawe, bite umeze gute. Mbese wabaye inshuti y'umuryango? Mfite ki
kuri bo yego ni inshuti yabo cyane ni inshuti yabo pe ni ati inshuti yabo mfite ki kuri bo mfite ki kuri bo ko hari ibyo nyine umugabo yayize umva niba yari umugabo mukuru mo hari ibyo nanjye nawe ubwe namwigishije. hanyuma se ibi byagasigaye rero irihe somo abasore umusore bari mu Rwanda akishimira kujya mu bihugu runaka ariko atazi challenges ashobora guhuriramo nazo. Reka duhere ku byakubikubayeho ugire n'icyo ubwira abasore mu byo bakitondera. N'ikibazo kindi cya nyuma nsoza nsigaje kimwe nge ubundi ngataha nawe nkakurekura ukitahira. Sawa nta kibazo. Icyo na wenda inama nagira urubyiruko icyo bakitondera abasore icyo bagomba kuba mu attention nuko kwizera umuntu 100%. Izera umuntu umwizere nk'uko we ubona akwizera. 1 2 tera intambwe n'uwo muri kumwe. Imwe iya kabiri ushyiraho question mark. Uteri iya kabiri iya gatatu ushyiraho question mark. Bizagufasha kumenya inzira uri bunyuremo ugenda n'uri bunyuremo ugaruka. Kaka question mark washyizeho karibuze kukuyobora kuba wasubira inyuma kuko hahandi wakandagiye ibirenge bibiri byo undi muntu ashobora kuza akabikandagiramo. Minzira question mark mvuga niyi nshobora kuba naguha A ariko mfite na B yego cyangwa guha B A nkayisiga. Harimo kwitondera ibyo turya ibyo tunywa ubushishozi. Yes kugira ubushishozi muri twe. Ikindi ibintu by'ibi groups ni byiza ariko gira inshuti z'umumaro gira inshuti mujya inama. Burya wa muntu udashobora gufata umwanya ngo akugira inama ukaba wumva ko ariho wamugira inama cyangwa wamuspeningaho cyangwa yakugira igikoresho mwahurira muri bya bindi reka mbyitena nka fireworks. Ibintu bimeze nk'ibiprizo bituragurika gusa iyo ntago ibara inshuti nziza. Yes kugira inshuti nziza ni inshuti yindi y'umumaro yindi mushobora kwicara ikakugira inama nawe ukayigira inama. Mfite 5 ese 5 mfite tubibyaza uhe musaruro. Yego kandi nkumbuye akantu kihorere. Inzoga ntizishira ibiyobyabwenge ntibirangira nta n'ikiza cyabyo. Nundi urabinywa ukazungera mu mutwe. Ese wakwiguriye minusu y'inyama tukitekera ubugari mu rugo sibyo sibyo ratiyo n'amasi nziza tukubaka umubiri n'amata cyangwa uguremo amata uguramo imbuto twicare mu rugo tukina amakarita. Yego wasanga hari n'agapira cyangwa twigiye no kuri stade twibera agapira. Niko bimeze. Utabishoboye fata amazi winywere gake gake. Ibyo kubayeho Teta Sandra cyane ko yarasigana inshuti yawe warabimuganirije? Aya ntago nari kugisha inama igitsina gore. Yego kuyifata ariko story nk'iyo. Yes yarabimenye ariko mu kubimenya abimenya namuhaye story nko nabikubwiye. Yego nshobora guha story ku muntu ntumubwire ko ari wowe byanyabyo specific person. No namuhaye story it happened umushiti wanjye. Yego ubyikuraho ubishyira ku wundi aravuga yo nihangane. Ariko urumva we ahanini niba duhurira muri business it's a business issue. Ibiri mu rugo ibyabaye ku baturanyi that's my own things. So yarabimenye ariko abimenya si we wenyine yabimenye turi muri groupe. Nakubona zumva ko ari wowe. So far I think Tubwire filme ukinamo kuri uyu munsi dusoze usabe n'abadukurikiye kubashyigikira. Filme ndimo gukoramo ni nkuko nabikubwiye ni muri company cinema zacu dukoramo filme zitandukanye short movies dramas anytime turatangira gukora ama series ariko ntago turatangira kuyakora ariko so far kuri ubu ngubu dushaka kuryoshya cyangwa guha abanyarwanda abanyamahanga abadukurikirana bose mbese abakunda cinema ikijyanye na cinema aho kiva kikagera ibyiza by'ingenzi kandi bareba bibanezeza vuba byihuse. Yego
ari abo dukorana nabo harimo n'ikigo bita Siko. Siko ni Samduha Integrated College, cyo kirigisha ibijyanye na tekinike n'imyuga. Ni ikigo gikora mbese hahandi uvuga ngo uragisohokamo uyu munsi nta minsi 15 uri bumare kuko ibintu byigisha nibyo bintu by'ingenzi mbese bikenewe muri work industry, bijyanye n'ibigo by'akazi cyangwa akazi hanze kuri street. So aho naho nahantu dukorana nabo. Ikindi hari series ndimo ndakora zitandukanye ariko ziri inyuma ya sinema zacu. Harimo Munyana ni nshyashya, ni filime nshyashya, ni series nshyashya irimo moment, romantic time, love, is full story of love. Harimo being kind, kuko burya ni nkuko nabikubwiye director cyangwa producer runaka agukastinga kuko abona wenda hari icyo gukeneyemo. Icyo gukeneyemo rero iyo agushyize muri filime irangira cyangwa season, nuko abavuga ati this guy will work kandi azampa ibyo nshaka. So umunsi ku munsi rero tuba dusabwa n'abafana cyangwa izo nshuti zacu hanze umuzigo mushya, niko bakunda kubyita abaraperi, ngo nashyize hanze umuzigo. Rero biri hanze byinshi. Babashyigikire ntacyo bitwaye. Go on YouTube urabisangaho, shyiramo sinema zacu, ntuveho udakoze ibisabwa. Ibisabwa ibyo ari byo byose harimo like 1 2 subscribe 3 washaringa, utasharinga ariko ushyiraho ka comment. Kandi burya hari n'ikindi kintu njya mbona kitaba kiza. Sometime umuntu agafungura agakora forward akagira hagati akabivamo, wenda yakubonye akavuga kana nabonye kuri frame yaho ariho, reka ndebe, akabona ntarimo arakubona iminota 5 10, reba ikintu kirangira umenye story irimo n'isomo ririmo. Yes, umenye icyo iyo filime yaziye. Yego, ishobora kuza ari wowe ifasheho. Urugero nko wavuze ngo mufite abashiti, abafriend, inshuti, abareba ikiganiro cyacu cyane b'abarundi niki. Yego, hari filime nigeze gukora ni story na creatinze, none ni creatinga ni kuri set. Tubanza kuyikora, nyikora abandi bataraza, abandi bakinnyi tuyikora n'abari bahari, ariko iyo story yampaye kujya kwitabira ubukwe bw'umuntu nari nakinnyeho, ntago nari muzi, noneho ni umurundi, ni inshuti zacu z'u Burundi. Umumama byamufashe ku mutima, nakinnye ku bana be babiri, umukobwa n'umuhungu, nkina ubuzima babayemo mbere bo baba hanze ariko wabi Burundi. Noneho wabanje kubibona ni mukuru wa hanze mu gihugu cy'u Bufaransa, ni wavuze ati nabonye ese hari abantu mwigeze muganira ubaha story y'ubuzima bwawe. Umumama yabaye in touch, bimufataho birangira banyishyuriye kujya kubasura i Burundi. Nagiye i Burundi ndabasura, marayo iminsi 3, natendinga n'ubukwe bwabo, tongera ndagaruka. So rero nasabaga abenshi mu bakunzi bacu, abareba filime nyarwanda, please kureba ibyo urimo urareba bikarangira. Niba ufunguye ikiganiro kirebe kirangire, umenye inyigisho irimo. Kenshi inyigisho ziza no birangira. Hari utekereza ko agasoma title ya filime cyangwa y'ikiganiro runaka bikamunyura, bikaba ngombwa ko agifungura, ariko ntaze kumva icyo byari bigamije. So biba byiza buryo ikintu kirebye ukagikurikirana mpaka kikarangira, nibwo umenya icyo bashakaga gusobanura cyangwa ibyo bakinnyeho, story ba creatinze, nibwo umenya umwimerere w'icyo kintu. Yego, turagushimiye cyane, Imana igumugisha kandi uzagaruke ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Ku Gasaro turabakunda. Natwe turabakunda. Sawa. Gasaro TV.